unonosorwa n'itorero Indamutsa. Mu buzima tubamo akenshi duharanira kugera ku byiza bikaduhesha icyubahiro mu bandi ndetse tukanagira ishema ryo kuba dufite ibintu by'akataraboneka. Gusa umunyarwanda yaciye umugani ngo ibishashagirana byose si zahabu. Hari n'ibyo ubona ari byiza cyane bitewe n'uko bigaragara inyuma ariko ugasanga umusaruro wabyo ari nyene. Uyu mukino uratwereka uko tujya twirengagiza iby'agaciro tugahitamo ibyo tudakeneye bitewe n'uko bishashagirana bikatuviramo ingaruka zo kwicuza nyuma bitagishoboka kwisubiraho. Nimukurikire umukino. Ugira umunsi mwiza ibuka itariki wavuzeho. Ugira umunsi mwiza isabukuru nziza. Mugende muri abana babikaze ntabwo nzakumbura ovaye nashaka uzabyereye kudukumbura twe tuzakomeza tugukunde gusa ni mugende rwose ukunda se umumena nk'amazi burya buko iyo mumennye yose ukamuhanagura ahita biba bitwaye yegora gusa urabona Diana ataguhanaguye hari n'uwamenya ko wigeze uhura n'agatonyanga cyangwa naho ndwira bazadefiriza ubu si bamena kuri Benita mbaye wandera. Rero nshuti namwe bavandimwe nk'uko twabiteguye cyangwa se umuntu umwe muri twe yabiteguye uyu munsi twahujwe no kwizihiza isabukuru y'umuvandimwe wacu. Yagize imyaka ingahe? Ntabwo mbizi mu kanya arabyivugira ahubwo aka kanya reka abanza katumutima yaduteguriye naho uryo ariko natwe duheho rwose ubundi tubone gukomeza ibirori. buriya ndamufasha nti arabanza akate nanjye nyuma nkate cyangwa n'ijye ubanza oya ese murafata ku kirindi cy'icyuma mukate mukatiye rimwe ese natwe tubonereho nyuma. Mureke nziza atambuke akate kandi niba hari n'uwashaka ko bafatanya rwose amubwira ze nta kibazo. natambuke rwose amufashe umuntu uri hano utagizwa n'inyuguti ya D natambuka amufashe Diane none se nta Diane uri hano ko numva bamushaka cyane ngo azadufashirize nziza bakatuye umutsima ra rero umutsima wakozwe n'abahanga nta muntu rwose umwe wakwisukira ngo ukate ndabaye. ese guhatambutse ukareka kwitegura mbabarira yabona ko undi mwana we bategereje uretse yewe reka banza mpamagare bidasa nkaho nishyamikije. Diane se yabuze aho aca cyangwa yabuze umuzana dutume nziza agiye kumwizanira. ese wareka nka wikatana ko numva aribyo byaba byiza cyane. reka ntabwo twabyemera nihagira umuntu aza gufasha. Diane mutuze gake twumvikane mureke ikeke nyikate njyenyine rwose sabibaho wenda ikindi gihe niba ngombwa ko ngira uwo mpamagara nzamuhamagara ariko uyu munsi rwose numva mwareka nkayikata njyenyine tugakomeza tukishimira isabukuru nagize ubundi ibindi rwose nta kibazo kijemo. Ese ko kurakinze twiryamire tutariye? Twiryamire Beni umuntu usatungwa n'imigati gusa Si yo gusa kuko ashobora no kurya umuceri n'ibishyimbo cyangwa ifiriti n'inyama. gigabanya ubupagani n'ubuntu bw'Imana butunga umuntu di ariko rata niba ushaka kurya umbwire mbe ndetse gukinga ubanza uteke. Nanjye sinasubira mu nkono z'iri joro. Reka turarire amanyama yo mu isabukuru y'umugabo wawe tuzarya ejo. Umugabo wanjye ndetse Ufite benshi se? nta n'umwe ahubwo niba hari aho bafite ahubwo ushatse warwanaho ukandemeramo umwe. None se nziza mwitwariye niba atari uwawe? Twarire rwose twarire pe hari uwo nibarujeho. Ariko se tuvuge ibintu dusubira ibindi. Buriya niba icyo umugabo yakoze mu birori by'isabukuru ye
biriya byo kwanga ko dufatanya gukata keke se cyane njyewe nabyibajijeho biranyobera pe. none se buriya ntugutamenya uko bigenda ntukuba adatewe ishema no gukundana nawe n'iki mu by'ukuri? simbizi ariko wasanga atanazi ko iyo byagenze kuri abantu bakundana bafatanya kuyikata. nziza ko ushaka kumugira umuturage ugakabya. arabiye wese ahantu hose yirirwa ajya mu maniveriseri inshuti ze aho batabikoraniye. wasanga wenda byamurenzeho cyangwa se nk'uko yabivuze akaba yumva bitaramuzamo neza ko iby'urukundo rwacu byajya ahagaragara. ubu se kujya ahagaragara birenze kuba ari wowe wateguye biriya birori ukishyura ibintu byose byakoreshejwemo ntukuye. hari umuntu wari hariya se utazi ko ari wateguye biriya birori? ariko ntabwo bose bazi ko nabiteguye nka sheri we. ndagushinyitse ngusetse nazakubyara. ubwo se buvuga batabizi ni bandera Nedimo cyangwa n'indekezi bakorana? Ndekezi se ko ari mubyara wanjye. niba baba badakorana urumva yabirwa amakuru yanjye. none se niba ndi batabizi uvuga nyamara kiriya ni ikibazo ushaka wagikurikirana. ariko nawe ntugakunda amahane ngo ukabye Beni. biriya nta kibazo kinini mbibonamo pe. niyo mpamvu kandi wibuke ko nziza igira isoni cyane. wabona wenda yatinye kumpamagara hari abantu. cyokora yitomborera umugore uzi kumurwanaho no mu mafoto da. amafoto yayo nkubwire ari njye akankora biriya hashya akagurumana. Benita rwose njyewe erega nanjye simvuga ko ari byiza kuko nanjye nashaka ko dufatanya gukata keke abantu bose bakabona ko dukundana. ariko nawe wamwumva pe. gute se? buriya ntawe uzi impamvu yabimuteye. iyihe se ko rero turi gushaka tukayibura? tumwe kamwe tugenda ejo n'akazi basaza sibyo? rya buriya mwebwe mugira iminsi mukora niyo mudakora. utazadusuzugura sha kampani yacu ni VIP. twiziri dukora iminsi 5 urumva weekend tukaziruhuka nk'abandi bakozi ba leta bose. niko bimeze nta kizera. se nk'iyo hari abantu bakeneye imodoka muri weekend mu bigenza nawe ra tuba dufite abakozi bake bakora muri weekend ubundi mu mibyizi nabo bakazafataho iminsi 2 bakaruhuka. yamaye ubwo se namwe mwita abashoferi wa ko numva muri nka ba meya cyangwa ba guverineri. akazi kacu ni keza rwose. niba ari uko benshi dutwara izacu barana n'umushoferi utakwifuza gutwara muri kampani yacu. twanyewe ndumva rwose nyine nako kurya. cyo rwose. niba atari ibyo rero reka batuzane fagitire tuvanga dutaye dore burisha. ariko si umunsi wawe utenzi. n'ubwa mbere tubwiye ngo bwije kandi ari saa 9. byongeye kandi noneho ni no kwisabukurisha. uko se ahita tukagura inzoga mwana ukanywa ukishimira uyu mwaka wujuje n'utangiye. umva basaza ntababeshye rwose ntabwo ari uko nshaka gutahiza isaha. ahubwo umuntu ugiye kureba untegereje. utegereje cyane rwose. bose oya undi muntu mutazi. kandi amasaha yamuhaye yageze. ibyo ahubwo murambohora mbacike ngende hakiri kare nyine turi kumwe ubutaha. shanzi niba utagiye kureba umwana imbwa imeke. niko kunzi se njya niburira. kandi shanziza nzabibwira mubyara wanjye uko umuca inyuma. none se ubwo ni iki katari wampaye gahunda nkaba ari we ngiye kureba. cyaretse aho Diane wundi ntazi kigesa ubu ntari kurota. Yiga bagomba kuryama karakabyuka atekereza amasomo aza kwigisha abana. ariko tuvuze Diane ndibuka di wibutse iki? nzi hari ikintu tutavuzeho. tutavuzeho iki kise kandi biriya bintu wakoze ukanga ko Diane agufasha gukata gato buriya ni ibiki? nanjye nari nabyibagiwe kandi byambabaje. kuri pe nzi kuko nta soni utinyuka udukoze isoni turi abantu b'abagabo. ko si ibyo mwivugira nabakojeje isoni gute koko? niba ari ibintu bitari bindimo nkavuga nti reka tubireke twe kuhatiriza ibintu tutumva neza. iryo ni ryo kosa muvuga? kosa ahubwo rikomeye cyane. uribuka ukuntu njyewe na Benita twari twasakuje twateye hejuru ngo Diane nazi. none we ngewe wari ubiyoboye namaze no kumuvuga amazina ngo naza amufashe yarangiza akanshwaza sha. biriya ntabwo ari byo rwose. imihindo yanyu isubireho noneho ibaze ko Diane ameze niba twe byatumaje. ko murayisetsa rwose. neze Diane babwiye ko hari ikibazo afite? ngombwa se kubitubwira twe ntituri bakuru.
ibaza umwana w'umukobwa washyashyanye agategura ibintu ku mafaranga ye warangiza ukaba ko mufatanya gukata keke. Erega hariya niho yagombaga gukura icyizere cyuzuye ko ari uwawe kandi nawe uruwe nta wundi bakurwanira. Kose nubwo muvuga gutyo ibyo nakoze nibyo byiza cyane kuri Diane. Gute se? Kurusha uko nari kumubwira ngo naze dukatane keke. Wowe murabisekera iki? wasetsa nziza. Ubu se kumuririmba ngo naze warangiza ukavuga ngo nta ushaka niko kumugirira neza ra? Niko mara namugiriye neza ko nanze kumushimisha by'akanya gato ngo bizarangire musebeje none kandi guseba kwa nyuma kwazaba kubi cyane kurusha uko yasebye uyu munsi. Ibyo se uvuga ni ibiki? Mu by'ukuri impamvu nakoze biriya nuko nariyumvamo Diane ijana ku ijana. Ubwo rero kugira ngo mushyire hariya hagaragare nk'umukunzi wanjye wenda usange ejo ndabihinduye naba muretse nkazamugaragaza namaze guhitamo bidasubirwaho. ese ko waruraye mu kazi mukobwa? erega iyo utakoze ntarya none se naza ntacuruje kandi uko nimugoroba ariho abakiriya baboneka nkaba njyaye. Cyakora abacuruzi mugira n'umutima ukomeye pe. Njya nibaza ari nkanjye icuruza ukuntu nafata amafaranga arenga nka miliyoni nangiza nkajya kurangura ibicuruzwa nta n'umuntu n'umwe twavuganye uzaza kugura. Mubaze sinkigira pe. Ubuzima ni ukwiyemeza Diane. Ubuzima ko wafashe amafaranga menshi ukishyura ishuri wari uzi ko nurangiza uzabona akazi. Abaguhirwa ni abaguhinga. Hari na benshi rero twiganaga bakiraho bataranakabona. Si ibyo se? Kandi abenshi muri bushobora ari abahanga. Ari abahanga kundusha. Yumva? Mana yanjye we. Siko nibagiye kukubwira Diane. Wibagiye kumbwira iki Beni? Ko mbonye ukuntu byibutse bikantera ubwoba. Sha uvuze ibyo guhinga mpita mbyibuka rwose. Ibiki se? Uyu munsi wigeze uvugana na Nziza? Twavuganye. Hari ikibazo afite? Mwavuganye ryari? Ibintu uri kumbaza. Namukanya akazi karangiye namuvugishije. Hari ikintu yakuntumyeho? Nta kintu yakuntumyeho ariko nagira ngo menye niba uzahari. Siko ari mu kazi bisanzwe. None se kucyumbajije ibyo byose Beni? Diane hamagara Nziza aka kanya mubaza aho ari n'uwo bari kumwe wumve icyo akubwira. Nikabanyumvira. Ariko se wambwiye impamvu y'ibibazo byose? Ubundi se ubwo ibyo nimbimubaza akambaza impamvu nshaka kubimenya musobanurira iki? Umva Diane umugabo wenda mubonye ari kumwe n'undi mukobwa mu modoka kandi nabonaga wagira ngo barasohokanye. Uravugisha kuri Beni? Ndakubeshya se ngo bimarire iki? Sha umukobwa mwiza w'icyuki w'igisupusupu cy'inzobe yaka. Mana yanjye we. Ubwo se kuko Nziza yatinyuka kanca inyuma? Oya ntabwo yabikora pe. Cyangwa ni umuntu w'inshuti ye bisanzwe bari bahuye mu harifite. Umva kwiha amahoro ye. None se ubu nyoboye kureba abantu b'inshuti bisanzwe n'abantu bari guteretana? Aho ngaho ni naho ngukemangiye. None se nyine ni gute warebye umuntu ukamenya ko bakundana ukanamenya ko basohokanye? Hakajije nitungiye hano we. Ariko Diane kuki wigira amarego ugakabya? Ubu urumva umukobwa mwiza nk'uwo wari wicaye mu modoka ya Nziza barebana akana ko mu jisho yaraje ngo bakine ikibariko cyangwa yaraje kumubwira ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli? Shawe komeza kuntera ubwoba. Nukuri Nziza ndamukunda ibyo bintu ntiyabinko. None se n'uwo mukunda nawe aragukunda? Wasanga we kubikora ntacyo bimubwiye bitewe n'uko atagukunda nk'uko umukunda. Cyane arankunda pe ntiyantendeka ndabizi. Ariko se tekereza umuntu ngurira amayinite ya telefone akansohokana ntabimubwiye nubwo atari kenshi. Urumva uwo muntu nakwirirwa mukeka? None se ko abigukorera akabikora n'abandi benshi ubwo umwihariko wawe nk'umukunzi we ni uwuhe? Umukobwa yiguhangayikisha Beni, yiguhangayikisha nyamara ubwo n'uwo bakorana cyangwa wenda n'uwo biganye bari bahuye badaherukana nuko nyine bicara mu modoka baraganira ubibonamo ibindi. Mama mandazi wanjye disi maze uwo biganye barahura barahoberana bagwanamo hafi yo kumara badaherukana ziratwaye. Icyakwerekana bahoberanye uko bari bameze nk'igihaza cyayoranye n'igishyimbo. Ubwo urumva ari amahoro? Nakora ndishije umutima pe. Ndishije umutima bitekereza. Ubuse muhamagare Beni.
cyangwa mwihorere nizere ko uri mu beshye bitabayeho. Mama Shafi, gize amahirwe mubonye nagushakaga. Buhoro si Kuko uciye habi wanjye hose. gute se kandi? Kuburya munsi w'ibirori wanyu. Mama Shafi yabaye Mama Shafi wanjye. Hari icyo nkeka se mada? None ko banze ibiryo byanjye ngo barashaka iby'iwawe. Ngo ni sosi ntifashe. Ese nibyo urabizi uhereye ubu nawe ujya ukoresha karibu sauce tomate maze urebe ngo umunezero wagaruka mu muryango. Karibu sauce tomate. Karibu sauce tomate. Karibu sauce tomate ni ikora isosi ifashe kandi isa neza ikagira n'umwihariko w'icyanga kiryoshye ifunguro ubundi rigasangirwa ubudasigaza kuko ikozwe mu nyanya z'umwimerere zatoranyijwe. Akarusho kandi Karibu sauce tomate ifunguka neza kandi ikaboneka mu Rwanda hose. Ushaka kuyirangura cyangwa gusobanuza wahamagara kuri 0788310887. Ryoherwa mwiza wanjye. Ako singo wagiye ureka koko. Ngombe. Mwiza wanjye. None se ndabeshya ntabwo uri mwiza cyangwa icyo hakana nuko utari uwanjye. Aha, ntawamenya da. Wamenye ikisi? Muri sashiri wanjye. Kuki ukomeje kumbera ibamba kandi ntacyo nakwimya mu byanjye byose. Ahubwo se mu byawe wampaye ikivugo. Ko ari ukumvunguriraho nk'umwana ushunisha undi rindazi. Oya winterura ugasimba iryanjye risa n'iryaka umurisa. Nukuri ntacyo nakwimya. Ntacyo nakwima kandi n'umwe uburenganzira bwo gukunda nta n'icyo nzigera nkwima. Ngaho ngurira amarura sheri niba koko ntacyo wanyuma. Amarura sheri? Icyo nicyo ntabura rwose. Ntabwo ndi umugabo mbwa wo kunanirwa kukugurira inzoga ushaka. Wow. Kuko si sheri bagiye kuyizana cyane rwose. Nukuri arahirwa umugore uzagutsindira. Kandi numvaga umugore akwiriye kuba wowe ubinyemereye. Uramutse unyeretse ukuri kwawe kose mbese ntaho unkinze. Ubwo urumva nabyanga koko. Ariko nyine ikibazo cyawe no gusanga warangize nk'uwo gusohokana ariko udashobora kumenera amabanga akomeye y'ubuzima bwawe. Ariko si muri ubu amabanga washinja ko naguhishe nayahe kuko mukunze. Ejo bundi ngiye kugura imodoka si we muntu nabibwiye mbere y'abandi bose. Umva nzizara ubu se mu mitungo yawe yose wumva imodoka ariyo nkwiriye kumenya gusa. None se ko ariyo ntunze urashaka ko mubwira iki kindi kuko muri nyine yakora afite n'inzu ndimo nubaka itaruzura neza. Ubwo siyo yo wari warayimbwiye. Aha reka ndeke kukumenesha amabanga yawe da. Ubwo impamvu utari warabimbwiye nuko wabonaga atari njyewe ukwiriye kubimenya. None se ko twamenyanye naramaze kuyizamura ntari kuza nkakubwira ngo ufite n'inzu kandi itaranarangira ntubifate nko kukwirataho cyangwa kukuratira. Erega unandatiye nta kibazo kirimo. Ese ko abasore bafite inzu zabo muri uyu mujyi ari bakeya urumva ubirase hari ikibazo. Ngewe rero numvaga atari byiza cyane kuza kuguteretesha ibintu gusa nyine ngewe icyo nshyize imbere ni urukundo. Uramutse urunyemereye nkabana n'umukobwa mwiza nkawe naba ndi mu basore bahiriwe. Ariko nanjye umugisha wo gukundwa n'umusore w'umukozi nkawe sinawirengesha. Kandi uko nkuzi ubu wasanga utabuze n'ahantu ufite utundi tubanza hano mu nkengero z'umujyi ukaba waranze kutumbwira ngo bititirirwa kuri munyiyemeraho. Akabanza nyine nako karahari. Ndivuga. Narakabitse kugira ngo ndamutse nshiriwe ntararangiza iriya nzu nyine nzakagurisha kanyunganira. Noneho n'inzira buri ibintu bitari byinshi karangira. Yewe sinkubeshye rwose aho igeze ntikinaniye kuko bisigaye na miliyoni 2 zabirangiza. Kandi shiri miliyoni 2 rwose ndumva utazibura pe. Urase wazibura niyo utakwirirwa ugurisha icyo kibanza. Ntabwo beshya gusa ubwo ko nazibura niba narabashije kubakisha izigera muri 10 na zingahe kandi nta mwenda wabanyifashe urumva ebyiri ari zo nabura koko.
sha nuko nabikubwira ukagira ngo ni bimwe byateye by'abakobwa baba bashaka abasore bakize nyine ariko nyine ubyemere pe ni ukuri mbwira nyine kera nkiri umurokori bari barampanuriye ko nzabana n'umugabo umeze nkawe ndetse ngo witwa Nziza. reka se noneho rero ubyemeye ku mugaragaro ko uzambera umugore nkakubera umugabo mbwira sha reka n'ubundi tumaze iminsi tuziranye byari bikwiriye rero ko tuvanana mu rungabangabo. Byari bikwiriye rwose reka ukwezi ni kunini abantu bamenyanye kandi bahura kenshi na kenshi. Nta mpamvu rero yo gukomeza kujijishanya kandi ibyo nshaka hari ibyo nanjye ngushaka. yewe tata we ni ukuri usubirije umutima impembero sheri ahubwo uzi n'ibindi haguruka umuhobere haguruka sha haguruka rwose unyomora igikomere wanteye igihe mbiye kubaza ukambwira ko bitakunda kuko ufite undi. Ese burya wabonaga nkomeje sheri cyane rwose. Erega umukobwa wese iyo umubajije niba mwakundana ku nshuro ya mbere abanza kuguhakanira kugira ngo nyine abanza gusuzuma arebe niba koko ukomeje. none se njyanye hehe ndeke sisi ukuntu namenyereye kujyana kwa muganga rwose kuvaga aho tugiye ntawe warambonye koko uzi ko uba ushaka kunkoresha nk'aho kiriya kigo nderabuzima nta wundi muforomo kigira utaredimo ni ubundi barahaba mbona ari wowe maze gusa rwose nkagira ngo nta wundi uhaba. aha vuga ko ushaka sha nanjye nzakwibutsa umunsi abandi bashoferi bagize ibibazo ntibaze mu kazi ugakora imibyizi na weekend. urabutotera umwaka ushaka kuko ibyo rwose biba bishya bishyira maze iminsi mbona abantu bose basabye impushya zo kutaza mu kazi kubera impamvu z'uburwayi. ariko ko se bararwaye cyangwa ni uburwayi nka bumwe bwa Nziza? harya ubu Nziza nawe ararwaye si wowe wambwiye se ko yasabye uruhushya rw'icyumweru ngo ararwaye? nyine yararusabye ariko kuko nzi ibyo yagiyemo simba nibuka ko ariyo mpamvu yatanze. nyamara nta nabeshya ararwaye koko. arwaye iki sara? arwaye abakobwa. ese wowe ubona ririya kunda rye ry'abakobwa atari uburwayi? cyakora ntunabeshya kuko ni uburwayi. umusore aratereta koko wera ntafite abashiri nka batanu gusa se? none se twebwe ubwacu tuzi Diane, Umulisa, Clarisse, Chantal, Rebeka na Muhoza. abo ubwabo se batandatu? ariko Rebeka ngira ngo baratandukanye. batandukanye iki se? ejo bundi ajya ku Kibuye sibo bari bajyanye? none se bajyanye kuko bakorana bagiye mu butumwa bw'akazira? ko narumiwe koko hakumva se harimo yitako ubu ngiye kuba seriye ubu ngiye gushyira hasi by'ubwana ngo nkunde umukobwa umwe dupange ibifatika yewe ubu seriye bwa Nziza bwo ndabukemanga. umusore mugenda mwaca ku mukobwa w'inzobe agahagarara ngo ari kwirebera itara ryigize umuntu. uzi ko muca ku gisupusupu agakurikira wagiye kuzana nimero yacyo sha wazi ubwo buseriye buzava ko rero buri kimbabaza n'umukiza ni Diane yirirwa akina kuriya mugira akantu kakajije k'amafuti amukinisha uko yishakira. ukuntu se sha Diane amukunda ngo ni umuntu muzima afite. si icyo kimbabaza se sha njye nibuza uko Diane bose yabigenza n'ejo cyangwa se ejo bundi Nziza abyutse akamubwira ati rwose ntitugiye kuba nkuriya sigira ngo yagira ubwo bugabo bwo kumubwiza ukuri atishakira abandi njyewe ntabwo turi kumwe. ishwi icyo akora ni ugukomeza kumubeshyabeshya ukabona mu buryo butunguranye akoze ubukwe n'undi mukobwa. ibaze n'ikimwaro nagira ibintu nk'ibyo bibaye Diane akamenya ko nta kintu ari imbizi n'icecekera. none se urumva yamubwira ndetse kubera iki se ntabimubwira? reka yego umenye ko ari mubyara wanjye Nziza yirirwa akinishiriza amarangamutima. ariko Nziza nawe ni inshuti yawe mukorana? none se mbigeze ndimo ngaho nawe ngira inama nk'umuntu w'inshuti yanjye. reba Nziza twese tuzi ibye si umuntu ufite gahunda rwose ifatika kandi Diane we ntamuzi hasi ko ari umuntu muzima. ubu se nicare ntuze nkaho nanjye ntacyo nzi koko? oya ndeke nanone ntiwakwicara nkaho ntacyo uzi kandi burya amarangamutima y'umuntu ni ikintu gikomeye cyane. ntabwo wareka umuntu ngo akomeze akinisha undi ubizi neza kandi ubibona. none se ubu ntabwo hari ikidimo turatinyuka se tubwire Diane ko Nziza nta mugabo murimo? Nziza nabimenya se ntazagira ngo twaramuhemukiye.
Trovi mon amour. uti ku buzima bwacu rukundo None se kubiseka nturukundo rwanjye muri se. Shano simbizi niba koko ndi urukundo rwawe cyangwa ndi rukundo rwa Nziza. Ariko uravuga Nziza kiriya gikaritasi kikumenyesha gute sheri? Kimenyejo ariko kirigaragaje neza cyane kukurusha we tumaranye imyaka n'imyaniko. Ubuse yigaragaje turiya mu karitasi utanafite uburanga nk'ubwanjye. Wowe nturebe ukuntu ndi umusore mwiza umukobwa wese yakwifuza umurisa wanjye. Erega umugabo si ubwanwa kuko na ruhayira bugira. Umugabo ni ibikorwa. Ubwo ushatse kunyita ruhaya sheri? Birumvikana ko ntabikora. Nuko nyine ari umugani baca wa Kinyarwanda. Naho ubundi rwose nashakaga kuvuga ko kuba uri mwiza, muremure, ushinguye, ufite ubwanwa bwiza, ibyo atari byo bikugira umugabo. None se basi nkora iki kugira ngo uriya muginga w'umushoferi atakuntwara umurisa wanjye? Si uko ko nakubwira ngo kora icyano. No kuri ntirebe nkubeshye ubanza ntacyo. Kukize ntacyo? Ntacyo. Oya rwose mbwira icyo ushaka cyose ndagikora kabone niyo byansaba kwitanga njyewe ubwanjye ariko nkwegukane. Erega no si uko nanjye ntagushaka. Ariko tuvugishije ukuri uri umukene pe. Ariko si ubukene nibwo bwatuma tutabana. None se reka nkubaze. Ndakumva. Ubu kuko we wakishimira kuntongera mu kazu k'ibyumba bibiri nabyo by'inkodeshanyo. None se ko nta bushobozi nabona bwo kubaka inzu muri uyu mujyi muri isa wanjye. Niyo mpamvu rero ugomba kwihangana abo ufite bakansindira. Kuko nawe urabona uko nsuku sinzi umukobwa ukwiriye kubaho mu buzima bubi. Erega nanjye wemeye tukagumana ntabwo wazabaho nabi. Kuko umurisa wanjye nazakora ibishoboka byose nkagutuza heza nkagutetesha nkagutega yombi umva nko kugira umwamikazi wanjye ugatuza ugatengamara neza. Ubwo uraseka iki? Ese ukangira umwamikazi utuye mu bwami bw'ubukodesha? Ariko se hari udakodesha sheri? Nuko unyemereye twakodesha umwaka umwe cyangwa ibiri ariko nyuma y'igihe runaka tukubaka iyacu. Ubundi nkajya nirirwa ntera amakashu uyu mujyi njaja ngo ndagenda. Oya ntabwo uzanyemerera ngo ugende n'amaguru sheri. Nzakora uko nshoboye kose itike yawe ntizabure. Njya mu mujyi mpagarara isaha kugira ngo mbone imodoka injyane rero. Oya ni ngombwa se yuko utega imodoka uteze moto ntiwataha umurisa? Shano mbabarira rwose ntabwo ari ukukwanga. Ni iki se? Ariko nukuri nta bushobozi ufite bwo gutunga umukobwa mwiza nkanjye. Byonyine niba utekereza ko natega moto ureba n'iki gisuku cyanjye biragaragaza ko utazi agaciro mpagaze. Sinkubeshye. Erega si ukutamenya agaciro kawe umurisa ahubwo nuko ubukene bugukwerera nka so. Mbimenye rero. Iyo nza kugira ubushobozi se simba nakuguriye ikibenzi ukajya ugitemberamo wambaye n'amadarubindi y'imikara ku nzara ziteye amabara y'icyatsi kibisi n'ubururu nk'abandi bagore bose babakire. Nukorera ihangane wiririra kurya inombe nk'iyaba afite inkwi mu gihe udafite n'imbagara yo kubabura ikijumba ngo kirya ari inyotsi. Sheri urukundo twakundanye kuva mu bwana bwacu ruhinduye ubusa koko kubera ko ntafite amafaranga. Ndagukunda kandi nawe urabizi ko uruhindura ubusa ntibyakunda ariko ko niba nawe nkunda nyakunkunda. Ndagukunda umurisa. Nkundira gusaba ikintu umurisa. Saba icyo ushaka cyose n'igishake cy'ibinyenyeri ndakora urwego rugera ku ijuru njye kwimanuka. Ntabwo nagusaba icyo udashoboye bigezaho. Ndagusaba akantu gato cyane kandi koroheje. Nta kibazo rwose. Ntabwo kakugoye gusa karagusaba kunyumva kutikunda no kwishyira mu mwanya wawe. Ibyo nta kibazo wowe saba icyo ushaka cyose mpfa kuba ngifite. Arno ndakumva umurisa. Niba kuko nkunda kandi ukaba unyifuriza ibyiza mbabarira wemere njye kubana na Nziza kuko niho nzagera ku buzima bwiza unyifuriza koko. Ariko se koko yemeje ko nta bushobozi mfite bwo kugutunga umurisa? Kuzugura rinda umbaza uwo amaso ntabwo wakoko. N'igihe nahereye nkwingingira kweri umva urugero none ugiye no kuguha urugero rwa hafi tutiriwe tujya kure reba n'iyi fagitire y'ibyo twariye irebe hano sinjye ugiye kuyishyura ko nta mafaranga mfite. None se ubu si cyo nkubeshyeho n'icyo usibye ko abantu mwanga ukuri. Ariko sabasa kumva mwamagurukiye bite byanyu? Oya maje ahubwo we tubwire ibite byawe kuko guhagurukirwa rwose byo urabikwiriye. Ariko namwe ntimugakabye abasa. None se nkwiye guhagurukirwa kuko ndeta mwese hari udatereta? Shanzi reka nkubwire nkuko bivuga ntawe udatereta none ariko ntawe utereta ipaki y'abakobwa nkuko bikora. Ariko si ipaki yiye siko hatuma ndekeza arakara akagira ngo mubyara we muca inyuma.
atuma ndakara gute se ubundi ninde utakuzi imana ibaze ko ntarinzi ko Rebeka mu giteretano oya wimbeshyera mwana Rebeka nta kintu giteretanaho rwose baze wenda hari ukuntu anyikubaho kumwe kwaho yaciye hadaca urwango ariko sinkimukunda rwose hanyuma se ukumva ko ibyo byaho yaciye bigeze kuri Diane yakwishima ibyo ndumva bitamubabaza cyane kuko ntabwo turi abana byemewe n'amategeko akaba yavuga ngo namuciye inyuma cyangwa nagiye gutagaguza umutungo w'urugo ubwo se wamenye ko hari umusore wamusohokanye niyo ntacyo baba bakoze wakumva umeze ute ntabwo asa umukobwa utinyuka gusohokana n'abandi basore asinze yaba ari umukobwa nyabaki none se kuki wowe wasohokana n'abandi bakobwa umusize ukumva ko ntacyo bitwaye reka imfizi ntiyimirwa mwabasaza buryo uko umugabo yakwijya bya nyirakagira rya si ku mugore yakwita ko cyabaye oya rwose ntabwo twabikwemerera pe kubera iki nk'umusore mukuru kandi wumva afite gahunda ukwiriye kwicara ugatuza ugafata umwanzuro nyamwanzuro urumva ukava muri ibyo byo kwinyabya ugahitamo umukobwa umwe ibyo ndekeza avuga nanjye ndamushyigikiye nzi birakwiye kuva muri iyo mikino ugahitamo umukobwa mugomba kubana none se uyu munsi uratereta Diane ejo uterete Rebeka nubwo muhakana ejo bundi Chantal ejo bundi nde ejo bundi urumva ibyo bintu bikwerekeza hehe koko ese mwebwe muracyari muri ba Chantal nande Umulisa ntabwo muramumenya ngo nde Umulisa Umulisa umukobwa w'igitukutuku se uriya da ubu rwose karabaye reka njyewe nawe ni igiti n'igishishwa nta washyiramo urutoki hagati akumira ni agacuma keso bakoramo umusubira ni wambwiraga ngo ni umukiriya usanzwe ngo nuko ukunda kujya kumutwara gusa n'ubundi sinakubeshya ka byatangiye ari umukiriya usanzwe ntwara ariko nanjye uranze ndi intore cyane yabaye umukiriya rimwe kabiri gatatu kane ababaye umukiriya udasanzwe ugahinduka nawe arantwara sebaneza noneho waratwawe rero none sumba beshye mwabasaza mwe reka mbabwize ukuri Umulisa yarantwaye wese kandi yashigajeho n'akadogo utabeshye se seje rigize mani noneho nahita nemera neza ko utari seriye seriye wahise ubuse ni gute waba urimo uvuga gutyo mu gihe abantu bose bazi ko ukundana na Diane ndetse na gahunda zo kubaka zigeze kure ariko reka babwira abasa ngo Yezu niwe bigeze kuzanira umugore wasambanye bashaka kumutera amabuye arababwira ngo udasamba ntarimutere habura n'umwe urumva Maurice ndekeze ntomuzi ngaho uvuga niba hari umusore atatwara uruhu n'uruhande nzi koko ntubeshye none wakabiye Umulisa ni mwiza ariko ubucyo ko umugore atari ikibero kuko kirabora none kirabora ariko kibura wakirebye none sabasa uzaba washatse umugore umeze nk'umugabo wisiga ibirungo ntibimufate yagenda ukagira ngo araza yagucaho ukabona burije ubona we ko azabora baramukuyeho iki ryacyo ahubwo ni kubyumva ariko mu kinyarwanda bavuga ko umugore atari amabere kuko namusherira yagira reka mbabwire ntimukabe ba nta muntu uza mwabasaza none se ko muvuga ngo si ikemero abandi ngo si inzobe ngo si amabere noneho ni iki umugore ni umutima umugore ni imico myiza umugore ni ubwitonzi ni ubwuzu ni ukwakira abashyitsi no kuba umuhuzamiryango mu magambo make nk'uko abakurambere bacu babivuga umugore ni umutima w'urugo urumva bihuriye n'ibyo bibona uri gukora murivugira rwose reka mbabwire basaza ngewe ibyo ntimubimbwire sinshaka umugore mubi mbona umwiza n'Imana irabizi murumva uwo muhuzamiryango mumbwira nimushaka nzajya ngura ya nzoga ngo niyikora ako kazi ko guhuza imiryango nahebye umutima w'urugo ntimubinzaneho njye mbona n'abashaka we bakabananira ibyo mubimenye yego gushaka umwe ku isura ntibivuze ko azagira imico myiza bakabimenya no gushaka umwiza ku isura ntibivuze ko azagira imico mibi ariko ngiye nkoresheje irya mukuru sinatinya kuvuga ko muri saro wo kuryoshya atari uko ceceka ndeke ceceka rwose nta muntu nenga umugore w'umugabo yumva ubuzi ko byahindura isura bigahinduka neza nziza akakumerera n'abatitaye ku nshuti mufitanye yego urate dimo ibyo uvuze nibyo rwose nubwo muri inshuti zanjye ntabwo mufite uburenganzira n'ubu na buke bwo kumitiramo uwo twakubakana urumva reba mise mu Mulisa nkaba nibeshye ntacyo bintwaye kizaba nzanga umuti ngewe nziza
numva maramaje gukunda umurisa da none nanjye n'inama nagwaga nk'inshuti yawe ariko ubwo utayishaka sinzongera kukwivangira muri gahunda uzabyihorere rwose rwose ubishyireho akadomo guhera uyu munsi ninkenera igitekerezo urumva kiguturutseho nzakigusaba ariko igihe ntacyo nkubajije ibyiza nuko wabyihoreraho kuvuga ibiterekeranye ukarumira nzi ibyo nabyumvise kandi rwose ntibiduteranye nk'abantu b'inshuti gusa nubwo Diana atantumye ariko sinabura kumubariza ikibazo nka mubyara we. Ikibazo mva kandi ko amaramaje ko Umulisa nta cyamukubuza ubaka akanya Diane we n'iki cyawe. bite shaminani we ndaho rwose gacisha ndabona umeze neza rwose nta kibazo afite rwose hari uribuka ko ejo ari isabukuru yanjye y'amavuko kagira inkuru sinzakubureka bisa muwo tuzasohokana wategura ibirori wagira agakire rero ejo nyine ngomba kubanza kujya gufata imiti igabanya ubukana bwa virusi itera sida kandi kubahiriza amabwiriza ya muganga no kunywa imiti neza nibyo bituma ngira ubuzima bwiza bavugaga ahubwo urakoze kunkebura nibutse ko ngiye hari n'ibizamini muganga yambwiye ko nzatanga ejo cyangwa ibirori ni ukubikora tuvuye kwa muganga da dukumire ikwirakwizwa rya virusi itera niba ufite virusi itera sida ihatire gufata imiti igabanya ubukana neza kandi yubahiriza amabwiriza yose uhabwa na muganga bityo ugire ubuzima. ubu butumwa ni ubwa minisiteri y'ubuzima ibinyujije mu kigo cy'ubuzima RBC ku bufatanye n'umuryango w'abanyamerika wa AIDS Healthcare Foundation AHF Rwanda. dukumire ikwirakwizwa rya virusi itera sida. ndetse ariko wese ndumva mfite ubwoba pe gahore ubwoba bw'iki ubwo Diana ndibaza ikintu ugiye kumbwira wanje kumenya niba Benita adahari nkumva ikinteye ubwoba nta bikomeye bomura ni ibintu bisanzwe nanjye nguteze yombi none se Diana karame nziza uramukunda kubera icyo umbajije utyo ndashaka kumenya niba koko umukunda umbwira n'ikigero umukundaho ndetse ndakumva rwose ndumva iki kibazo ntakwiye kukibazwa nawe kuko urabizi neza ko mukunda kandi cyane ndabyumva kandi ibyo umbwiye ni nako kuri pe ariko noneho icyatumye nza kugusura nkabanza no kukubaza niba nta wundi muntu twumva ndashaka gutangira ukagabanya urukundo umufitiye ntibishoboka ndetse njyewe Diane nkunda umuntu cyangwa nkamureka ariko kumukunda gake byarananiye niba ngukunze ndakabya niba ntagukunda nkuvaho nkarekura nibyo nta bindi niba ari uko bimeze rero ndumva nahindura icyo ngusaba ukansaba kumukunda cyane se kurusha uko mukunda oya ahubwo nkagusaba kumwihorera agacukwe nawe ugaca ukwawe ntabwo bishoboka ndetse ubwo se niki cyatuma ndeka nziza koko ndetse ni igiki urukundo ariko abantu barateranya amana yanjye nk'ubu koko ninde wamunteranyijeho ko ntakimukunda shandeke ni ukuri kw'Imana ndakwinginze unyingingire nziza umubwire ko ayo makuru ari ibihuha rwose sinigeze mwanga na rimwe reka sivuga ko utakimukunda ahubwo ndi kwibaza niba wowe ubona gukunda nziza nziza arankunda pe ntakarisa ntitwahoze tuvugana ubuse usibye kuvugana kuri telefone muheruka guhura ryari mukaganira mukishima nk'abantu bakundana cyaba ngombwa mukanasohoka gusohoka nabyo wenda ntitubiheruka ariko si uko byanze pe tabizi muri iyi minsi afite akazi kenshi kandi nawe urabizi akazi niko ka mbere ngenda bimwubahira akazi ni mpamvu ubu se nanjye mbe nk'abakobwa b'ibigoryi njye kumutera hejuru ngo nahagarike akazi aze dusohoke aho ndakumva pe umukobwa w'umutima utekereza rwose ntabwo yakwiye gukora ibyo ariko ikibazo ni kimwe uwo mwanya uvuga ko adafite ko wubonera abandi bakobwa sheri wanjye afite abandi bakobwa bamwikundishwaho ubuse ndakubeshya ngo bimarire iki Diana oya rwose umva nkubwire rwose muri iyi minsi nziza afite umukobwa witwa Umulisa mbacuditse kandi rwose uko mbyumva
nta gahunda afite yo kumureka habe rwose ndeke ndakumva ibi bintu bimbwiriye iki koko se ubu koko iyo uza kuba undi muntu mba mvuze ko ushaka kunteranya na nziza ntabwo nabikora ariko ubwo ari wowe ndumva mbyemeye nubwo atari cyane ukwiriye kubyemera cyane ndetse ukanatangira gufata ingamba zo kumwikuramo hakiri kare kugira ngo ejo rwose utazabona ashyinguranywe n'undi mukobwa ugata umutwe ndeke nanone ntabwo nahita ntsindwa ngo manike amaboko gutyo oya Diane mwana wa masenge ntabwo rwose kureka nziza ari ukumanika amaboko ahubwo ni ukwiha agaciro ukamenya ko nta mpamvu yo gukomeza kwihoma ku muntu utagushaka ndeke ndakumva uwo mukobwa w'umuvubuka aje akantwara umusore maranye umwaka yaba asuzuguye cyane yaba asuzuguye pe nanjye ngomba kwihagararaho nkagira icyo nkora nk'umukobwa w'inkumi waretse kwibabaza Diane oya njye ko naganiriye na nziza igihe kinini umva nta gahunda afite undi mukobwa utari icyo kizongereza iki kizubazuba ngo ni umuriza ese uwo mukobwa ameze ati ndeke niba umuzi ameze ati gakomanda uwo mukobwa umurisa ni ikizubazuba igishije kimwe gitukura tukutuku ikibuno rero aragenda ukagira ngo ni igitunguru cyashimye imborera n'uwo nguwo ndeke uwo mukobwa ndamuzi nawe uramuzi ndamuzi yo kanyagwa Benedete yigeze kumubwira sinabyitaho mvuga ko ubanza ari ukubeshya ni ukuri pe kwereka ushima Imana cyane sheri kuko yumvise gusenga kwandika umugabo w'inzozi zanjye wayashawe imbere umukobwa mwiza nkawe wari warabuze umugabo oya abafite igitsina gabo ubusa nari narababuze pe narimba afite ku buryo nabo gupfusha ubusa ntari kubabura ariko njye n'umugabo nyamugabo nkawe nari naramubuze ni imitoma sheri ubusa abandi bose mbarusha icyaho ahubwo si cyo utabarusha ni iki ubarusha ubwenge ukabarusha gukunda umurimo no gushakisha amafaranga umva ubarusha kunyubaha no kunyitaho ukamenya agaciro kanjye niba ari ibyo rero tuzi utekane mu gituza cya nziza kuko ntuzayibura n'umunsi n'umwe niyo mpamvu rero undutiye izindi mbwa z'udusore zose zagiye zinyigiraho gutereta reka kuvuga gutya ariko ako sheri ibaze usibye ko kuba wanzanye mu mahanga utwo tundi nta na kamwe kanabashaga no kunjyana ku Gisenyi byibuze ngewe rero buriya kuba wabisabye kandi nkaba mbifitiye ubushobozi nta kindi ngukundira usibye na hano nushaka usambwire tujye muri Amerika cyangwa mu Burayi mpfa kuba mbifitiye ubushobozi cyane rwose umukobwa mwiza nkawe bakwiye ibyiza byose ibyo byose biri mu bituma ubanza ukanikurikira nk'inshuro igihumbi imbere y'abandi bose byibuze ko ubasha no kumva ko umukobwa mwiza adakwiriye kugira icyo yifuza nabyo ni akarusho ahubwo reka nkubwire umusore utazi ibi ntakwiriye kurongora nako ntakwiriye no gutekereza gutereta ngo babimenye niba ushaka umukobwa mwiza ukaba wumva utamushakira ibyangombwa byose ngo abeho ntacyo yifuza wumva batazamugutwara se yegora ako kantu uvuze niko rwose sheri ako sheri njyewe ndashaka kukuregera kuko iki kundegera ndetse kandi sheri wanjye mwiza uduhungu tw'utubwa twose twahoze tuntereta mwese kandi sheri uzi ko hari akigeze kumbwira ngo nze kajye kungurira inkoko ya 5 igihumbi kimwe 2 3 4 5 inkoko ako kabwa karagusuzuguye pe nako najye karasuzuguye ariko iki nicyo gihero cyo kugira ngo nkuhoze amarira yose abarijwe n'utugabo tutazi agaciro k'umugore mwiza yego rata none se sheri kuko ejo tuzataha cyane rwose sizi kwa gatatu kuwa gatatu ariko rwose ndumva ntarashaka gusubira mu Rwanda iki se wabaretse kuko tukingeza na ka weekend ukazasubira ku kazi kuwa mbere utaha sigaho sheri maze n'iyi minsi 3 narinze kubeshya mfa nabi ngira nti ngo bayimpe none nayo ngo reka tuyongere kwa kare ntagiye mu kazi rwose bamita
nta kundi nyine akazi ni kukambere cyane rwose. ariko sho ubwo uzangarukana ubutaha sibyo nako tuzahindura igihugu tujya ahandi hataranga yiyemereye oya nta kibazo tuzabitegura nake kunjira muri byibuze iminsi n'icumi cyangwa 15 nta kibazo rwose ubundi tuzajye mu birwa turya yacu turyoshye twishimire urukundo rwacu. ubundi umugabo ni wowe wenyine hari ibintu mbwira numva wagira ngo sindi ku isi ndi n'ijuru. twese nuko nanjye hari ibintu maze iminsi unkorera bikankura mu isi bikanjyana mu isanzure iyo ibyo se ko ngomba kubikora nk'inshingano igihe cyose ukimpa ibyo ngushakaho byose ntuzigera umburaho umunezero mwicaranye. reka abagabo barakundwa koko Dia urumva warahombye iki? umva sha yahombye umugabo none se nziza si umusore mwiza umugani w'izina rye yewe urukundo namayobera koko uzi ko Diane yashengaguritse umutima we ariko se mwabahungu mwe mwandetse koko mwandetse muri mu biki aho mwahereye muvuga mwumvise ari umwuka wanjye usohoka ngo ndabasubiza. Dia nuko mbikubwira ukajya ngo nuko kurema agatima ariko kuri nyako nuko rwose nta kintu uhombye. Wihigima Dia nuko wasanga gutandukana na Nziza ari wo mugisha wawe. Nziza turakorana, Nziza ni inshuti yanjye rwose, gahunda ze hafi ya zose mba nziza. Reka nkubwize ukuri nta kintu uhombye muri Nziza habe. Bese ubwahombye umukobwa umwitwariye Dia mu by'ukuri ibyo ndekeza kubwira urebye no kuri ku kigero cyo hejuru cyane. Umuntu koko yakwibaza ati ese umukobwa umutwaye niwe uhombye? Igisubizo ni oya. Ariko suzi neza ko uwo mukobwa icyo amushakamo ari cyo wamushakagamo. iki cyenda se umukobwa ashaka ku musore kitari kubaka urugo bahirwa bakabyara bakubaka umuryango. Rero aho ibintu bigeze ntabwo abantu bacyubaka bashaka ibintu bimwe. Hari uwubaka ashaka umuryango nk'uko kwawe, hari uwubaka ashaka amafaranga kuri kanaka bagiye kubana, hari uwubaka ashaka aderese mbese nyine yumva arambiwe kuba wenyine. Ntabwo bagishaka ibintu bimwe. Wongeraho ko hari n'uwubaka agambiriye kwirira aho ko bagiye kubana. None se tutagiye kuri Nziza atubwira ko ashaka uriya mukobwa yatubwiye ko amukundira iki? Yababwiye ngo iki? Sha ntabeshye icyo numvise nuko yatubwiye ko inzobe ye ntayitaniye n'itara ryaka mu mwijima. Ubundi ngana afite ikibuno gikurura umujyi hose. Ubwo se niba umuntu umukunsemo ikibuno n'inzobe ntibyumvikana ko intego yawe ari icyo kibuno nyine? None se Dia uwo mugabo ufite intego yo kugera ku kibuno niwe utumye ubura amahwemo no kurya bikaba bikunaniye koko? Ariko se ninde wababwiye ko mfite ikibazo cyo gutandukana na Nziza mwa basore mwe? Ibyo mwabivanye. Niba agiye haragiye nyine ntiyari igeno ryanjye ko nyine Imana nibishaka nanjye wanjye azaza kandi nishima ko ntawe n'undi ubwo nzaba masera nyine nkora umurimo wayo. Ariko undi uzamubura yego kuri umukobwa mwiza w'imico myiza uzahenda kuba masera atari umuhamagaro wawe kubera iki? Umukobwa mwiza koko nanjye nza kuba mwiza amafite ikibuno n'inzobe yaka ntibantwara umugabo. Ubwo we n'iki se ko atari Imana ishatse kugukiza Nziza kugira ngo ubone umwiza kumuruta? Yegora abasore beza barahari bazi icyo bashaka batari Nziza ushaka ikibuno aho gushaka umugore. Aba bose bayidimo se ntibahari? Si abasore bashaka abagore? Uwo muradiya mu byo utazabura umugabo ntarimo rwose. Yegura cyangwa twebwe tudafite imodoka ntiwatwemera Dia. Baze rero mwabahungu mwe mumbabarire cyane ntabwo ngende ikampe ngatambane. Have se wirakara Dia? Mungabanya amagambo. Bare kurakara ntibikubera na gato rwose. Twiganiriraga ntabwo ibyari byo da. Ndushaka gutereta nakwizira sinaca kuri ndekeze ngo akunda mfashe. Se kirarakaye ngo nuko tukibwiye ngo uzagitereta. Edima azagutereta sha naze ndabe cyo tugera. Edimo ahubwo reka nsohoke mbasigane gato uhita ufatiraho sha kandi rwose usohoke hano mwamaze kubyemeranyaho uko kuvuga ngo mubaye abashushushiri kubita imfubyi. Shyiramo agategesha.
kuganirira hano urashaka se ko tuganirira reka hano ku muhanda abantu bose batambuka amamoto amamodoka amagare n'ibintu byose reka turebe aho tujya twicare tube tunywa kamwe wakumva uvuga ngo munywa akantu yagira ngo uranakishyura umva tega amatwi nkubwire icyo ngushakira ungabanye k'umururumba w'amayoga ariko se utansuzugura sheri ubu ushatse kuvuga yuko ntabasha kashirira amenyo cicika aho ngaho ntacyo mfana nawe ko namaze kuba umugore wa nziza none ngo sheri wabaye umugore wa nziza wabaye umugore wa nziza se kuva ryari ntarasezeranye mu murenge se sinabimenye imirenge si byo n'ibiki twamaze gusezerana hagati yacu kandi birahagije hagati yanyu se ubwo mwasezeranye ibiki mwese ntabwo uzi ko tuvanye Zanzibar ibyo bintu ntukabimbwire simba nshaka no kubitekerezaho dore ngo kirafuriye ubwo zurafufu icyano niba narakwikundiye nkaguha amahirwe yo kongeraho uba wumva byatuma mbaho mu buzima bubi ngo nukugira ngo ushimishe mva nibyo kandi byo guhora unyibutsa yuko bagutwaye kuko nta mafaranga mfite ntugire ngo ndabikunda iteje ambwira icyo ushaka kumbwira ubundi ndeke na nigendere nyine icyo nshaka kukubwira urumva ko ya gahunda itakiduteye ubwoba twagiye kubirwa tumarayo iminsi 5 twiriranwa tukanararana urumva rero ko atazajya kumbaza ngo isinda nayikuyehe nise uravuga ibya yanda yanjye twite vuga ko cyatagira n'inyoni kumva ariko ndakubwira iby'inda ya nziza ntiteye inda ya nziza mvuga gahora iki ubu se umusore mwabonanye mu cyumweru gishize guteye inda gute y'amezane sibaho ngo ariko wacyota nkura amata mu kanwa nta soni nese nigeze mpakana ko atari yawe nise kuvuga ngo ni nziza icyo ndimo mvuga ni uko ntawe ugomba kubimenya umwana nzamushyira kuri nziza sinzabona usunuza utuzungu umwana n'uwawe usunuza utuzuru se ntujyane ubundi urabona ndimo warera umwana uko ubishaka abasore nkamwe nyine mukunda ibyiza kandi mukina ubu ushobora kumwanga akiri muto kuko utamufitiye amata yo kumuha udafite igikoma cyangwa imyenda yambara ariko ejo yamara kwigira hejuru ugatangira gutera isemi mu rugo rwa nziza ngo umwana wanjye mbaye nkwiyamye haryo muri ubundi ntitiki ko ntakubajije ntagakumi cyangwa gasora amabuye abandi basora amafaranga amushenze we ndakubwira ko ubwo bugambo bwo kwivugisha ngo umwana wawe aribwo ntashaka warangiza ngo mutwikiye ibiki ese ubundi ubwo utekereza ko nziza twara imodoka wa gicucu niba yitwara se isaha ku isaha ashobora guca hano akatubona kumva uri kwivugishwa ubwo bugambo none se sinabikubwiye ngo turebe aho tujya twicare mu kabari tube dusoma kamwe ntiwananiye ukakubonye waza umbeshyira ngo ni njyewe wabiteye kandi kumbona se bitwaye iki mubwiye kuri musaza wanjye yabihakana ashingiye ku kikanda abona twiyicariye hano mu cyaro yababona se ko twaje guteretanira mu cyapa cy'imodoka ariko ibaze ngize ibyaga kumva utwo tugambo twawe ariko nawe ntiyakwica yakwisha atanyise akanya nganazo kantunga gutunga se sindumva urabona ngize amahirwe mbonye umusore ufite ibifaranga uzajya untunga niyicariye nkarya nkanywa icyo ushaka ntabunitse nkasohoka nkatembera aho nshaka haba mu gihugu no hanze yacyo warangiza ukaza kunyinisha soni ndumva wegereye mu majuru ma aho ubera ikigoryi nuko utajya unatekereza kure ubundi wowe namenyanye nawe gute ubu se kubona uri umutindi no kwigurira ipantaro bitakorohera kuki utibaza ko uwo mugisha ngize ari uzavaho umugisha wawe nawe maze bakureke wongere usubize ku ivuriro nta kazi rero ngiye sinyina ubundi akenshi iyo tugeze aha umutwe wanjye ahita hasamo ko kujyanye mu kazi sawa sha jya ukoresha igihe n'imvura agiye amasaha arenga uzajya uranyishyura mwishyura se ndi leta yaguhaye akazi ako leta yampaye nkarangiza saa 11 kandi irakampembera ubusira izabira ari guhembera ariko ku manywa ndaruhuka sinkore ubu rero aya masaha ushaka kujya kunkoresha ntavuganye n'umukoresha wanjye witegure kuyanyishyura naya kwishyura sha umva wohereye unkanga nkaho ndi imbagwe buzinyama uze wayishyura iki ko ngiye mbona uri udafite n'igufwa utazasuzugura sha ubu se nabura ubwishyu gute mfite mubyara wanjye Diane mugukubise ntiwakuraho igihembo cyawe ukanangarurira cyakora Diane wampaye wawe mpembye bya nyabyo nanakugarurira nka ndetse nuko rero utazongera kunsuzugura ngo nta bwishyu ufite ariko ubundi sinzi ibifuko nyabahungu tugira aho biva buriya koko nziza yari akwiye kwanga Diane ngo arongoye umuriza buriya nyine niwe yashimye ese kame kamura ko ngo ari umutima we wa muhungu we ngo ni umutima we ndabyemera ariko ubanza umutima nawe hari aho dushuka ariko ubona ubwiza bwa Diane ndetse umukobwa ni mwiza umukobwa azi ubwenge umukobwa arakuze azi icyo ashaka umukobwa afite akazi umukobwa ariyubaha ese ko mbona uvuga mubyara wanjye ugasinzira watwawe utangiye kwivugisha ibyo ngibyo wabona umushaka
ninde musore utamukunda se usibye nziza w'ikigoryi ushaka ikibuno gusa ngaho simbwira neza nigaragaza ngo ukore akakuryo mubwire kuri tayari kumuhoza amarira yatewe na nziza ugatinda bigezaho se urakomeje se none se urabona ngo ukinisha ndeke niba ngize imyaka 28 nkaba naragize umugisha wo kubona akazi ikindi wumva cyamuza gutereta umukobwa mwiza nka Diane ngo mutereke mu mago ni igiki shaka inshuti zanjye mwese icyo mbanenga ni kimwe sinyamenye uko ntandukanye kuri n'inzenya zanyu none se urumva ndi mu rwenya ndeke yewe ndimo oya nabyumvishe ko ukomeje rwose ariko ikintu kintunguye nakomeje wundi twarimo tubiteramo urwenya na Diane tukavuga ngo uzahita umutereta akajya yirakaza burya nabigiraga imikino wowe ukomeje ambo sinari nkomeje ibyo kuvuga ngo ndimo ndamutereta ariko nanone buryo kuri gushirira mu biganiro da burya siyongera Imana akavuga ati ndimo namwemera simba narese mfatiraho ese rero igishango sikande nkatambane cyaragukanze ni umuntu ufite gahunda wajyaho kandi byacamuta hega nawe arimo arakura ubyibu ngaho se reka tubipange shamfashe nsindira umwana njye muhoza no kumwomora ingoma yatewe na nziza yo kabura ubwiza n'imitsi umva ngo byibibwa bitazi gutereta uko bimera hanyuma se ngufashe iki gutereta kwa erega mwana ujye wibuka ko ndi umuforoma ntawe nkorera n'abakobwa ubu se ko mpera mu gitondo ntanga ibinini ntera inshinge ugira ngo gutereta nzabyigire umfasha hanyuma se wuha ibinini ubatera inshinge nta bakobwa babamo hanyuma se njye ntereta abarwayi wahuzwe n'ikiza abarwayi si abakiriya banyu uzasibe kumufata ku ngufu gusa urumva cyangwa ntuzi ko Mulisa yatangiye ari umukiriya wacu muri kampani nziza akaba aramurabutswe bigaheraho ibyo ni ibyanya abashoferi da byose nabyishoborera gusa kuri iyo ngingo ushaka wamfasha wenda sinkubwiye ngo uzagenda umunsabira urukundo ariko nka mubyara wa nyine hari uburyo wajya umwumvisha ibyo gukundana ushyiramo izina ryanjye ukaricomekamo ukuntu nyine ukumva uko anekereza mbese nkajya mubwira Nedimara gusuhuza abataha Nedimara gukumbuye ubundi ni se ndimubona utuntu nk'utwo nyine noneho wakumva avuga ati umunahirize nyine nkamenya ko ibintu ari sawa sawa nanjye ngatangira nkajya muhamagara mwihamagarirwa ko akora nyine cyangwa nkaba nanamusura sha byari byo ariko banza bitapfa kora kuko aracyafite ibikomere yatewe na nziza Diane yakunda kuramureza n'umutima we wose ubona ko rwose atarabasha kubyakira ntabimwomora se sinzi uko bifata rero guhita njya kumushyira mu by'inkundo nanone kandi bisa nkaho na nziza bamenyanye biturutse kuri njye ese kunyicisha amatsiko wambwiye sheri banza umbwire uko byakira ndetse ndakubwira uko nakira ikintu ntazi koko mbwira numva ari ikintu cyiza ndacyakira neza numva atari cyiza nyine ntabwo urabyumva ko bitaba ari neza cyane ubuse urabona nakubwira ikintu kibi koko sheri ni nacyo kibazo mfite nyine kunze kutambwira ikintu kibi kuki ukomeje guca hirya no hino ko kutambwira nuko ari ikintu cyiza cyane ngomba gusasira mbere yo kukikubwira ngaho mbwira ndacyakira neza rero sheri ntibuka cyagiye unjyana Zanzibar gusa urumva nabyibagirwa koko n'ibihe byiza twagiriyeyo ahubwo tugomba kubitegura tugasubirayo vuba aha rwose nta gusubirayo rero tugomba gutegura ibindi kuko ya minsi yabyaye umusaruro kuki ushaka kuvuga ko nahise ngutera inda nahise kwindutse sheri mbwira nyine urashaka kuba b'abahungu buto ubwanjye mvuga batera inda abakobwa bakabihakana ngo ntibaryamanye cyangwa ngo sibo bazi gutera inda bonyine oya rwose urumva jyewe se naba ndi muri abo ubwo mbwira ntisobanza ndota ngo naguteye inda yego warayinteye rwose ejo bundi nawe niteguye kubona imihango igihe kigeze mbona ntije harenzeho icyumweru mfata umwanzuro njya kugura nyine akantu bapimisha ndipima nsanga narasa ariko nta cyiza nko gutsindira umukobwa mwiza hatarashira akabiri akaba gutwitiye umwana umva ikigega cyo mu maboko yanjye igihe nongera gukuriza indege masiti sheri umutima wanjye byose byagiye hasi udatuma umwana wawe agira ikibazo sheri ntabwo wibuka ko nite koko mbega wowe
yewe kandi koko gufata gutya bishobora gutuma umwana tumwicira mu nda yewe sha reka rero mbitegure tuzasubire mu birwa tugiye kuryoshya none tunishimiye yuko tunafitanye umwana. Oya seri ntabyo gusubira kuryoshya mu birwa rwose kubera iki njyewe ubikintu nishakira n'ubukwe sinshaka kubyarira mu rugo. Seri wigira ikibazo rwose nanjye sinakunda kubyarira iwanyu. Reka dupange ukwezi gutaha twongere twigire ku birwa noneho mu kuzakurikiraho tuzaze dutegure dukora. Oya nta kwezi gutaha sheri rwose tubipange tubukore muri uku nguku. Oya sheri reka simbabarira nkubaze kwahangayitse cyane n'iki inzira cyafite ukwezi kumwe none nawe ngo ntushaka kubyarira mu rugo. Oya reka dutegure ubukwe twitonze tunatumira abantu byibuze twiyamize nk'atatu. Ariko sheri ubu noneho ntangiye kumenya ko utanankunda. Oya nawe uri nka ba bandi bose yewe. Oya wivuga icyo sheri ndakubwira ntidupange ubukwe vuba bitaragaragara ngo iwacu bakeke ko nwite ngo nawe ngo tubanze dutumire. Ibyo se dutumiramo ni ibiki? Ibyo dutumiramo ni ibiki tutakora muri uko kwezi ngo bibe birangiye? Humura sheri windakarira rwose kuko numvaga gupanga gukora ubukwe muri uko kwezi twaba twihuse cyane. None se ko twamaze kwihuta n'ubundi. Mbabarira rwose humura ibyo ushaka nibyo nkora kuko nanjye sinshaka kubona wasebye mu muryango. Nuko rero reka dutegure ubukwe muri uku kwezi kandi duhite tunabukora. Icyambere cyo ufite inzu tuzayijyamo uko umeze kuriya ku murenge no kwiyandikisha ukoresheje ikoranabuhanga. Ibyo byo ntibitinda sibyo. Umupasiteri tuzamukodesha tumuha itariki twebwe dushaka. Urumva ikintu kigoye ari iki koko? Gutumira abantu se n'inshuti n'abavandimwe. Urumva guhamagara umuntu uyu munsi tukamubwira ngo mu cyumweru gitaha dufite ubukwe asasa koko azabuzwa n'iki se? Ubundi kibi ni ugutumira ushaka kwitwerereza niho bakubwira ngo urabatunguye. Ariko ibintu byose nitubyitegurira ninde uzatumira umubwira ati kuri iyi tariki uzaze mu bukwe bwanjye uryo nawe uti kandi ntugire ikibazo cyo kuntwerera narabyirangirije. Uwo muntu wabyanga ninde? Wakwangira ninde? wibuke ko bavuga ko ntawigira. None se kubona nta n'icyo ukora ukaba nta n'igihumbi ufite uzazana mu bukwe urumva ngewe njyenyine mfite ubushobozi bwo gukora ubukwe muri ubwo buryo nta muntu n'umwe untwereye n'igihumbi? Ubwo se n'iki ko umuntu akora uko ashoboye? Uzakora ibyo ushoboye ntibyanga ufata inguzanyo ubundi urebe ko tutazakora ubukwe kandi bwiza. Erega wagurisha na cya kibanza ariko tukahacana umucyo. Kereka nyine niba udashaka kunjyana kandi nabyo wabimbwira nkamenya uko mbigenza. wari ukarayeho mukobwa? Shaye ibizamini byatangiye tuba dufite akazi kenshi n'akandi k'ubusa. Pole nakundi rero ngejeje aya masaha nkosora kandi n'ubundi ntashye ntazirangije. Ngwino uruhuke nta ntazakataryama izo uraje uzazikosora ejo. Ejo se ryari kandi nzahagarara ibizamini nta kundi ndaziraraho nyine. Nyamara abantu twikora tubona abakozi ba leta mwarikiriye. Umuntu uhembwa yaba yakoze cyangwa yarwaye ntakure umushahara ukaza aho mutakize niye. Natwe tubona bikorera mwarikiriye nibyo ni impamo y'Imana. Ariko uzi kubona umuntu avuga ati ngiye mu kazi nkora iki n'iki ninkirangiza nitahire ntawe mbaza ngo ese ugiye uragaruka ryari? Ibyo umunyenga mbabarira. Gusa rero nzanye urupapuro rw'ibisubizo ngo ufashe tubirareho ndebe ku ishuri narara ndirangije. Zana ngufashe gusa nyine ubwo utageze ku gisubizo cya nyuma ntumbwire ngo nindebe niba yarari mu nzira kuko ntabyo niyibukira. Oyasha ntushishoze bwakira bukira. Banza rero ukosore izo ngizo nuzirangiza ndaguhe izindi fata neza. Nisize impapuro mpaye n'iz'imibare cyangwa n'iz'ikinyarwanda? Ni imibare yewe singurwa n'urupapuro rw'ibisubizo. Nyamara n'ikinyarwanda. None se abana batatu bose baba basubije ku kibazo cy'imibare kuko kubw'amagambo aciyeho akarongo n'inshinga ni ikinyazina? Ese birashoboka iki? Reba neza mana hano ndebe akira ubwoko bw'amagambo. Reba neza
reba pe uyu wa mbere koko nibyo yasubije. reba n'uwa kabiri. Ego nyagasani. Ubwoko wabibonye nanjye narangenga imibare we. Mana nyagasani we. Si ibintu koko. Mana ubanza noneho nasaze si gusa. Nzanye ikinyarwanda nzi ko nzanye imibare. irahera ko udusigisigi twanduza tutakigurimo sha. Tawe. Irahera akabura ubwiza arakagenda wenyine. Ito. Shabeni. Mu bibazo mfite ibyanziza ntibikirimo pe. ubu yagushizemo burundu n'icyo muri sara gutwaye imari. Bene. Uri inshuti yanjye ntacyo naguhisha. Yego. Kuva nabona uriya mukobwa inda twita uko ingana nahise numva nzinutswe nziza. Ariko ngo bagiye gukora ubukwe. None se wowe ntiwibaza impamvu y'ubukwe bupanzwe icyumweru kimwe? Iyo mpamvu ntayibaza. Ibyo byo uriya mukobwa inda n'imvutsi sivutse pe baranga ko yabyarira iwabo. ahubwo se urumva nziza atari inyangamugayo niba atera umukobwa inda akemera ko bakora ubukwe batanateguye kugira ngo mugize ikimwaro cyo kubyarira iwabo. Ntawe nyangamugayo mbonyeho. None se niba uriya mukobwa atwite inda iri mu mezi 6 nkurikije uko namubonye kandi ngewe tukaba tumaze amezi 2 dutandukanye urumva ubundi atarayimuteye tugikundana. Yes, najyaga nkubwira ndamukemanga hari umukobwa w'ikizubazuba basigaye biriranwa ukangira nayubu. Nyine nabanje kumva urabyiboneye. Nabanje kumva uri kubeshya ariko naje kubyemera nyuma. Gusa ariko nta n'icyo nicuza da. Ni mama. Kuko niba yarancaga inyuma tugikundana nta cyemeza ko yari kubireka tumaze kubana. Ibyo cyumva se Imana itaranda kuri pe ahubwo yagize neza. Kandi kimwe mu bintu nasabye Imana Beni uko numva ntazigera mpemukira umugabo wanjye nanjye izandinda umugabo uzanca inyuma. Ibyo bintu mpora mbisengera pego rwose. Ahubwo se ubukwe ko areje ubundi kwa gatandatu muri uzabujyamo. Mane mureke dukomeze mbabwire ngende noneho ndeke wowe uzaba pari ase fiki sema niki kitumvika none se nzaba pari ndi umusore ko para wari umugabo wubatse ibyo se ninde wabwiye abaye ari umusore se ntago yagupareme cyangwa gupare ngo bikunde. Oya wikora amahano mana. Shaka umuntu uzakubera pare ndekiza nawe azakwambarira mu basore. Kose byo muvuga ntabyo muzi mana. Ibintu nuko bimeze narangije kubyanzura. Pare nta kindi abashinzwe. Nyine kugufasha kwibuka ibyo bibagiwe. Kandi ibyo nikiza sabikora neza. Ntabyo nzakora nzi. Kurashaka kujijisha Imana izabone nabaye pare. Hekere ngo nararongoye umugeni yari imbiki izahita imwihera undi. Uzabikora nubura umugore kuko wambereye pare. Umugore wanjye atwita umukobwa nzamugushyingira. Basi. Ubwo nategereza imyaka ingahe. Icyo singishakaho igitekerezo yewe. Ahubwo dukomeze kuby'amafoto. Bijyanye n'amafoto byo rero wa mutipe fotora twabonanye yambwiye ko nta kibazo. Gusa ngo ejo nubura utamuhaye avance azabifata nkaho ntacyo mwavuga. Aya naho muri. Ntabwo narantamuhaye avance rwose. Ndeke ndakumva. Hanyuma ubusitani se wabonye? Ubusitani nta kibazo. Yayandi bayemeye rwose. Bose intero ni yayindi avance. Ngo kandi bakayibona mbere. Ko biba bimeze ariko niturara tutayabahaye barabifata nkaho rwose ntacyo twavuganye bahawe abandi. Ikibazo ni kitaboneka gusa. Naho ikiboneka kigasaba amafaranga cyose. Ntacyo kimbwiye kuko nayagujije ngo afashe gutegura ubukwe. Hanyuma se pastor we wamubonye? Ndumva ari wenyine usigaye. Kandi nawe ntagomba kubura. Nubundi hubwo kanje kumwirukaho ubona ari mfite yanciye 200 kandi ndumva ari menshi. Hari undi bandangiye rero ngo ukorera ijana rwose ririmo. Ni ubu niwe ngiye gushaka. Okay. Ngaho nyarukuye ko wamubona. Kuko amasaha yagiye. Ubwo nibyanga nyine uremera uyahungu ushaka 200. Ariko nzi ubanze namwinginge nk'umukozi w'Imana hari igihe yagukaturira. Ariko uzi ko ikiri igitekerezo. Yambwiye 200. Bitangira ntamukatuje. Soko se. Hani nyamara wenda wasanga yari kungaturabona mu byashoboka. Ntubutse kutazamutindana ari ukuza imihango yo gusaba irangiye. Hanyuma akabasezeranya nk'isaha imwe gusa agahita yigendera mu gasigara mu byo kwiyakira yitaye. Icyo nicyo ariko rero ifaranga riraza kurikora. Bahotese
abashumba basigaye bagurisha umugisha baherewe ubwo. Birababaje. Ubwo we nigize kari ubuntu se shaje bo. Mureke ngenda huko. Wasanga banawuragura nawe. Sinuba mu imijijwe bavuta. Hari umuzagurirwa. Nasi nkaya yose. Mureke ngenda. Sawa nyaruka. Ese kumbona umugore wa nziza agenda atabishaka. Ni amafiyeri y'abageni wamenya ari ibigize. Nyamara ndabona uyu mugore ibyo bidasobanutse. None se ko abura kugenda agahagarara akifata mu mugongo biranibiki. Yewe ariko ubanza nashinyaguraga we ntabwo ari amafiyeri nyabo ahubwo ubanza arwaye. Mwana we birabe ibyuya pe. Uyu mugore ndabona atari bisanzwe. Reba reba shama. Yewe yewe kanu tuma kuyigize ndapfuye reba. Dore bise mu gukwa rero. Tokasitani wajema yibashyitsi mu byo kwasta tu izina rya Yesu. Ntabwo by'umugore bifata tushi ibindi bikiwe ubuse n'ibyo waba w'umugore cyangwa n'ibyo kwa nziza twakenera Yesu. Igisogokera iby'ubukwe tubivemo. Iki cyangwa wasaze. Ese ko waretse kwinyunganyunga ugahagarara neza nk'umugeni. Ndigene sindi no gupfira mu bantu. Ndigene urafase wishwe n'iki? Wari ndiye pasiteri ko aje niba ushaka kwihagarika n'uburyo tumaze gusezerana. Ndarwaye yewe kandi niba utaje rero utujyaniye sigara wenyine. Kuki? Berita ndakunda ya bintu nibisiye kuko uje izina rya Yesu. Dore barigendeye naho pasiteri wabo ataje. Dorere nshuti namwe bavandimwe babageni bacu aribo nziza ndetse n'umurisa mwihangane gato mubonye ko abageni bari baje ariko barongeye barasohotse gato kubera akabazo bagiye gukemura. Ariko ntimugire ikibazo mu kanya barahita bagaruka imihango y'uko ikomeza. Korali yakongera ikaba itera akaririmbo. Mwana ungura abo bantu mu nyombe rwose mwitahire kuko nta bukwe bukibaye. Byagenze bitese. Byakomeye ubu ngiye kujyana umugeni kwa muganga. Reka nziza byamucanze ntiyatwara imodoka nako nawe ubwe ntiyabasha kwitwara. Umugeni se arwaye iki ko mu gitondo yahoze ari muzima? Wamenya ari bikira arigonda akigondora ngo mu nda haramurya agatuza gake ubundi agataka kavuza induru nk'uwo rwose bari kubaga. Muri iki gice cya mbere cy'umukino igishashi cy'isharasi cyo gishirira ubwo ntiyumva ko umwana arimo kurira wamutera ukamuhenda neza. Hanyuma se wowe nta maboko ufite yo kumutera? Ariko wajya ureka kugwa nabi nzi ubu se ndicaye sindimo nshyira imboga muri frigo. Naringize ngo ni ipine y'imodoka urimo ufunga naho kumbe ni frigo. Gufunga frigo se bigufata amasaha angahe ku buryo utaza ngo uhoze umwana wawe? Ngo ntaza ngo uhoze umwana wande nzi handa wawe ngo umwana wanjye none ngo umwana wanjye ni kuvuze koko none ubwo si uwawe. Nabyemezwa n'iki? Nuko wamubyaye. Wigeze umbona kwa muganga ngufasha kumusunika? Hanyuma se abandi bagabo bita ku bana babo nuko baba baragiye kwa muganga bakababyara babakuye mu nda. Izo nda nibo baba baraziteye abagore babo ariko. None ubwo urashaka kuvuga ko ngewe nayitewe n'udutari wowe? Ikibazo nicyo gisubizo. Nuko umbwiye nzi ni gutyo uvuze. Ntabikubwira. Nuko umbwiye ngo inda nayitewe n'undi mugabo. Mbese ubwo nakumbise urashaka kwihakana umwana wawe? Urashaka kumwihakana koko nzi? Maze ababeshyi mwese muhurira ku ngeso yo kwirakaza igihe hari uvuza amafuti yanyu. None urumva ndi kwirakaza. Mbese nta mpamvu mfite yo kurakara uri kumpora bikabigeza aho ngaho. Nguharabitse gute sera? Icyo mvuze kitari cyo nigiki? Ubwo se kunshinja ngo naguciye inyuma indasi yawe si ukumara bika. Ese ubundi kuvuga utyo uterekana uwo naguciyeho inyuma. Uwo se ni ngombwa? Ariko sha icyangombwa nuko wabikoze kandi nawe ubizi.
naho uwo mwabikoranye we sinamumenya kuko ntiwabikoze twajyanye. nzi nagushatse nkwizeye nzi kuri umugabo mwiza utagira utuntu nk'utwo tudusutwa ariko ntangiye kubona ko nakwibeshyaga ku buryo yarabasotwa ubusutwa ni wowe ubuzana utinyuka kubeshya umuntu ngo umutwitinda ukamushyiraho igitutu ngo ubukwe huti kandi utwitiza abandi. inda z'abandi se bande kutabavuga? Ese ubundi ko wihakana umwana ngo ni uw'abandi wowe ntabwo twaryamanye? Niba twararyamanye se ibyo reka mbyemere. Ngaho mbwira hashize amezi angahe turyamanye? 9 umwana avukira arashize. Icyo nangira injiji zakize ni icyo. Uhise unyita n'injiji rero. Iyo abo waraciye mu ishuri wakabaye uzi ko abana bose batavukira amezi 9 aho n'abavukira 7. Hanyuma se 7 yarashize. Uhereye igihe twagiriye Zanzibar kugeza ku itariki y'ubukwe amezi 7 yarashize ku buryo warinda kubyarira mu rusengero. Ufite ikibazo cy'ubwenge bukinzi. Nibyo nyine ndabufite. Ukwiye kujya kongeresha mu wundi rwose. Uzabaza inzobere mu by'ubuzima n'abatandatu babaho di. Tandatu babaho akavukira 6 karara mu bitaro rimwe bugacyo mutahana batamushyize muri bya byuma banza gukurira muri. Nuko ye inzobere mu by'ubuganga nziza. Ariko isigeze ku rugo umushoferi atangiye kumenya serivisi abaganga bagombaga gukorera umwe we batakoze. Ntacyo ibyo reka tubireke. Ahari ndayabiteye uko ayo mwana uyivuyemo ku mezi 6 ntakenera gukorera ujye abandi bayavukiyemo bakorerwa. Ese yarashize ra? Cyakora ndumva nkuboneye izina da. Batiza twumve. Ese ubundi wakwita ese yarashize? Nseka nyine sindinjije se nyine. Ese yo arashize rya kubera singiye kukubeshya. Watangiye uhakana 9 kadashize 7 ngo ntashize 6 ngo ntashize mukanyira avuga ko nta nakumwe kudashize. Ese yarashize? None se ko mutongeraho cyangwa batetse akarobo? Ariko se ntujya wiyubaha ngo wumve ko uri umushyitsi. Siyo mpamvu se vuga ngo mujye kongeraho ibindi kuko ndi umushyitsi. Ni burya umushyitsi ugomba kumufata neza ukamuha icyo kurya gihagije akarya rwose agahaga. Cyaba byiza ukamuha n'icyo kunywa akarenzaho ubundi ukamuboneraho umugisha. None se ko ariko ibyo bakabimukorera niwe ubyisabira. Ntabwo mushobora kurangara mukica umuco da mugasanga ndahagurutse ndigende ntahaze mukabura umugisha wo kwakira umushyitsi neza. Reka mbizaneho kabyara bizane pe ntabwo mwandabazanira n'agasafuriya mugakokora ariko uwo mugisha ntuducike. Ariko zundi uyisi numva ngo avuye gusura abageni. Umuntu ava mu bageni akaza yasamye nk'aho batamugaburiye. Hariya buriya mvuye gusura abageni cyangwa mvuye gukeza umubyeyi? Ubivuyemo byose wasuye abageni uhita unakeza n'umubyeyi. Suko urumva rero ko Diane rwose abarenganya. Urya n'uwagiye gusura abageni uvuye gukeza ababyeyi ntacyo bamuha. Amvara ababyeyi kandi ari baba bafite ibintu byinshi bawe nabaje gukeza. Ese koko tuzi ko mu babyeyi igikoma n'isombe biba byibunza nta sombe n'igikoma baguhaye mumbariza. Mw'abantu ingo ziragwira pe ariko urwumvuyemo ni igitangaza neza. Ni ya paradizo koko bajye bavuga. Paradizo yo kwa Satani. Kuki uzura kujya mukava umugore akuvugishije ngo mwiriwe na murabeho gusa. Oya babarira ntumbwire ko ikizungereza icyanziza cyagusuzuguye kikakumvira. Ibyo ntiwabimbwira. Singusetse yansuzuguye nanjye ndabyumva ko ngo ntukabura ibyo. Undi se wajyagaye. Oya wivuga gutyo Beni. None se nziza si umuntu w'inshuti yanjye. Urumva kumusura ari inkosheje se? Ubuse mwebwe ntimuzamusura? Oya rata ntibagize nabi. Umuntu w'inshuti yawe magara wari wanabereye pare. Nubwo ubukwe butabaye ntabwo yabyara ngo ureke kumusura. Iryo jambo ryo kubyara ushyizemo ariko si ryiza. Si ryiza gute se? Ntese mvuga ngo ntiyakora ubukwe ngo ubure kujya kumusura kandi ubukwe bwaravuyemo kubyara. Simvuga kuri kumucyura ko yabyaye vuba ahubwo ndavuga ko umushinyaguriye ngo yarabyaye kandi yarabyaye. Abyarirwa gute se? Ngo nawe uraje uvuge ngo wabonye mwana adasa na nziza. Yagora sha
umva ko bavuga ngo abagabo ntibazi kureba abana ariko umwana nabonye hariya abaye ari uwa nziza nakwemeza ko urubura rwose ari umutuku vare ni kuri pe ariko ndekere ubu aka kanya urebye umwana w'ukwezi kumumenya ko adasa na se koko ntabwo ari ibintu bisaba ubuhanga bwinshi ukimukubita amaso urahita ubona ko batandukanye cyane rwose umwana aratukura tukutuku arasa n'abazungu neza neza afite amaso umva ni amatoroshi imisatsi ni amanende nk'ay'abahinde none si ibitangaza ntibibaho wasanga turiya tujwiri twanziza ariko twavuyemo ayo marende na kiriya gikara kikavamo iyo nzobe yaka nyine hanyuma nariya amaso y'abashinwa agahinduka amatoroshi y'ako kana ntarekaye ariko se nk'inzobe kuki mutumva ko yaba ari iya nyina hasa n'umuzungu ibyo ugenekereza byose ntibikunda diya ku myaka yanjye 40 sindabona ipera ryeze ku mwembe imana ifashe umuvandimwe umwana azakura azana isura ye naho ubundi guhabwa umusanzu ku mwana wa mbere bitera isereri gira uti imana imufashe kwiyakira naho ibyo byo kwaba ari nko gusaba ko igi ryamenetse risubire uko ryahoze kwa nyanze sindabigira ntera niko sinzi ko bigenze ubundi ntiyajyaga yanga abantu yo igikobwa icecekere mama sibyo gahunsekera mama umukobwa rwose nawe ntabye haramufata akamwemera agaceceka neza ukagira ngo ni nyina umufashe hakabaho n'uwo yanga burundu akarira ukaba wakeka karimo kumurya inzara yewe ndabona nyanze burundu reka muguhe ukuntu se nta mwana wajyaga nyanze mumuhereze hano gusa kwakomeza kurira yewe ariko wanze umwana hararwaye ese ko ntajya atanshaka sheri akira rwose akira uyu mwana agerageza turebe ko aceceka mama ngwino mama kwituririye ngwino kwishyirire gongo uzi ko acecetse ntubibonye se niko ahubwo mugarure mbanze ndebe ikintu kimwe abagore ndabazi wasanga wabwiye nziza ko umwana basa mu bitugu no ku kibuno ariko muzehe nawe rwose ufite ibanga se wihariye umenyeraho abacu n'abatari abacu muzehe aho ndeba ndahazi nkamenya abacu urumva ahubwo madamu naza n'umwana nitegereze nkubwire niba bararusigayeho cyangwa ibintu ari umudendezo ese ubwo murumva abantu b'abagabo babiri bakwiye kuganira ibiganiro nk'ibyo ngibyo hanyuma se imbwa ebyiri nizo zikwiriye kubiganira nta mbwa mvuze ariko ndumva ibyo bitababereye nk'abantu b'abagabo kandi gusa urwo ni urwenya ni ugutebya ni ukuganira mu by'ukuri murumva muri mu biki ntukabigifura turimo kuganira madamu ibyo si ibisanzwe abanyarwanda ntibaganira bagatebya ku buryo watebye uvuga ngo ninzane umwana ngo urebe ko ari uwanyu none se ko ari ukwiganirira bivuze ko tubigushinje ntukarakazwe n'ubusa jya umenya kuganira rwose maze hari aho bakubwira bati si uwacu ariko ntacyo yabyariye umuryango ntajye mu bandi ibyo biganiro byanyu ni mu bijyane kure yanjye ngewe sinjya nkunda umuntu ucyomoka hakuze uti nzira batinye twataramiye mu gitanga ngo ntushaka ko tugucyomokaho nta soni ariko muri utekereza ko ubwira ayo magambo ari mukuru wa data arabimenya se ubu uyu ntabwo ari soba uko ubwiye ayo magambo koko yegura niba wumva urayo udatukanye utaryama kucyo utihanganye ngo soba uko atahe usigara ungira uko ushaka ariko utasuzuguye umusaza bigezaho enda sha enda mperekeza ntahe njye gushyomokera iwanjye ibi ni amahano nta musaza wo gushyomokera mu rugo rw'abana akumira ariko banza musigaye mubana mukaba mwarabihishe ngendekeze nayo digo ca diya naho nshyira mu rwego ntarimo rwose ukakaraye gusa ndi wo kubana na muganga ahubwo se njyewe ndi wo kubana na pilote urumva se mwese hari udafite icyo akora kandi kizwi ababaje ibya ruhara ntanjwira za defiriza na ruhara ntababaje kuko akazi ko kwigisha karubashywe kandi kemewe ku isi yose aha hari n'abajya kureba bakemeza ko mwarimu ari umuntu ukomeye cyane
ngo na perezida agomba kumuca imberera none se n'abo baganga n'abo bapilote ndetse n'abadogiteri n'abaminisitiri n'abadepite yewe n'abashakashatsi bose baba ibyo bari byo rwose kuko baciye imbere ya mwarimu cyane rwose niba ari ibyo rero mu ntinye mwarimu udakomeye gukomera gusa akomeye da umuntu wigisha perezida wowe none icyakora rero byo turetse gutebya musigaye mubana shani tubana pe ndacyabi wanjye na ndekeza kabiwe ese ko mutagitandukana mwana musigaye muhorana kandi aho umwe ari aho mbonye umwe mpita menya ko n'undi ari hafi aho none se ubundi ndangije akazi naba ndi hediya irageneta njyana na nziza mu moshya none yabaye umugabo sinkimubona urumva ntashwari wese kuri edimo najya ashwarirwa koringe arya ngo abafundi bajya inama bakiri kugikora none uragira ngo nzajya n'umugabo w'abandi dutahane bwije muri sancane w'umuriro ngo ni njyewe wamurumbirije umugabo ariko uwo mugore uramutinya koko uzi ko ntarumva na rimwe umuvugaho ikintu cyiza niyo cyaba kimwe umurisa si umuntu ntakubeshya tinya umugore ugiwe ukahava nta mazi yo kunywa aguhaye se nawe nturajya kumusura edimo aya sindajyayo indekezi yagiyeyo ndi mu kazi wambwiye ngo dusubirane yararahira arisiba ariko si ubwo mwazaritse tukamusura we byari byo niyo twagenda twese nk'abagiye kuba keza tunitwaje akantu noneho tukareba ko uwo mugore adusuzugura umva ibyo nibyo muzagera njye narasumye rwose ni impamo y'imana nahavuye uwo mugore tuvuganye amagambo abiri mwiriwe ninjira yongera kumbwira murabeho ntashye ariko ndeke ni uko wari umwe twebwe tuzagenda ari njyewe nawe na Diane na Benita noneho twijyanira icyo kunywa mu rwego rwo kubahemba umugore nadusuzugura dusunika umusingo tunywa no ku mpamba yacu twijyaniye noneho umugore we nabangamirwa azasohoke byari byiza ariko iyo udashyiramo ako kantu ko kubangamirwa kugeza asohotse mu rugo rwe iyo asohotse se ese azaba yatujindiranye abona twe tutari abantu byose urumva wabibwira nziza akabyumva umaze kumusohorera umugore yewe nziza babaje inyuma y'abandi bose yewe wese aravuga ko ari ukwicara aho ngaho nk'akana babwiye ngo ntuve ku rugo utinya umugore adashobora no kubwira ngo perezida iyo telekomande ngo yimuhereze kandi ayicaye iruhande ishaka yewe kabuze inyota yari ikubereye nabi rwose urabivuga se urabizi ahubwo urakoze rwose unyiciye ingwagasi yari imereye nabi ese ugira ngo ngiye si uko ntiyari imitanye yewe no kuntabara nawe witabara cyane rwose gusa buriya rero muzehe nubwo dusangira icupa ariko hari n'icy'ingenzi rwose nta kibazo ko tutasinze se urumva ari cyo cyatubuza gusoma tunaganira muzehe ndakumva ubu nazinduwe no kugusaba imbabazi zikize rwose ubwo uheruka iwanjye umugore yaragusuzuguye numva mvuze aho nkwirwa yaransuzuguye warabibonye nawe niyo mpamvu cyagiye nguherekeje rero nkiriwe ngira icyo nkubwira numvaga ntabona aho nguhera yewe biriya bibaho cyane kuko ndi umugabo ndabizi rwose ibyo mvuga rwose ni ibintu nzi ko bibaho cyane ugashaka umugore akakubera mubi pe akakubera mubi uje iwawe ntiyifuze kuhagaruka urumva urabivuga urabizi umugore agashaka umugabo akaba mubi pe abantu bakahagenda babanje gucunga ko umugabo adahari yawe ubanza hariyo umugabo yabaye mubi bitaba bibi cyane nk'iyo umugore ari we mubi nibyo ibyo birumvikana cyane burya se ko umugore bamwita umutima w'urugo bakamwita muberarugo ndetse burya ni na nyir'urugo nubwo ari twabyita ariko ni ukuturekera urugo burya n'urw'umugore yawe sinjya mbibona se hariyo iwanjye umushyitsi aradusura dufite inzoga dufite amata dufite imitobe yewe batetse ibyayi imigati ihari yego ariko yaba ari uwo mugore adashaka akarinda haba nta n'amazi yari bamuhaye nuko bimeze urareba ukavuga utese ndajya kwakira umuntu umugore ahari ibyo biragaragara bite ibaze mpagurutse nkajya kuzana ibyayi n'imigati ngo ndakira abashyitsi uko se urabyumva muze ndabyumva nugutaha bavuga bati uyu si umugabo ni ishyano niko bimeze umugabo bari imigati akabara n'ibyayi n'ibikoma ati uyu umugabo rwose ndabizi gushaka nabi bibaho buriya nawe cyane ryagutanze ibure nta kindi wakora usibye kubyerekera
ishyano ryagize gute cyagusanze buri ushatse kuvuga iki muzehe urumva niba umugore ameze kuriya atinyuka gutukwa sebukwe akamwandagaza bigeze hariya urumva ukaba wumva mu nshuti zawe ntawe yubaha wagushiye ishyano kandi nta kindi wakora usibye kubana naryo niko bimeze muzehe ubu koko nzabana nawe umugore utubaha umuntu n'umwe koko tuzabana dute kandi ntugire ngo nabo hanze gusa nanjye ubwanjye ntanyubaha rwose reka nkubwire sinzi niba ubizi ukaba waricecekeye bya kigabo cyangwa utabizi ariko uriya mwana si uwawe uriya mwana si uwanjye wabibwiwe n'iki se muzehe ijisho rya mukurusha ntirizinduka riba ryagiye kureba umva 100% uriya mwana si uwawe wimenye kandi nta ntandaro y'agasuzuguro kose muzehe nkubwije ukuri yego uriya mwana byose uwanjye nanjye ndabizi nawe urabizi uriya mukobwa twabonanye mu bukubaganye hashize amezi 2 baraje ngo aratwite kandi ngo ntiyabyarira iwabo yego urumva neza ndabyumva dukora ibintu by'ibinyabasazi ngira ngo urabyibuka ndabyibuka rwose mbwira ko ibyo nkoze ari amahano nta bukwe butegurwa mu kwezi kumwe sibyo se urabyibuka ko n'ubundi twabikoze ariko bikaba iby'ubusa akabyarira mu bukwe kandi hari hashize nk'amezi 4 gusa tubonanye yego nyine ntiwumva se ngewe nyigera iwawe nahise mbibona kandi by'amatariki yanyu ntacyo nari mbiziho rwose ubwo nanjye ikintunguye ni ukuntu wahise ubibona ndetse ukabihagararaho 100% nkaho uzi ibyo bihe byose twabonaniye uriya mwana nta gashusho kawe na kamwe afite noneho na nyina usibye inzobe gusa ariko ntahandi hantu na hamwe basa burya rero mvuga ngo umwana si uwacu namurakaje mbishaka kugira ngo ndebe uko yabyitwaramo nari nzi ko ari ukwiganira kuko umwana yari atwanze twembi kwiganirira nabikoze nkana burya umuntu iyo umubwiye uti wibye atibye aba yumva ari ukumuganiriza nawe agakomeza akaganira koko ariko n'umubwira uti wibye kandi koko yibye azazamuka kuburanya kurusha amakare kugira ngo udakomeza kumutoneka mu mutima noneho icyatumye umuriza dutuka akatwandagaza bwari uburyo bwo kugira ngo duceceke twe gukomeza kumukomeretsa sibyo se kugira ngo icyo kiganiro gihite kirangira n'ibinama ngombwa mpite ntaha urumva cyo nkubwira rero uramenya utazigera uvuga ngo yemwe ngo umwana si uwanjye ngo mbwira se w'umwana ibiki n'ibiki ugomba kuruca ukarumira ariko se muze ubu kumbwira koko ngomba kuruca nkarumira ubu nzarera umwana utari uwanjye koko ukamurera nyine wumva ukiri umusore wajya gukubagana wowe uzaba barerwa nande kugira ngo wubake rero uriya mwana nta nkomyi nta siki urumva ukora ibyo mubyo yakorera umwana byose nk'uko n'ubundi wabikorera umwana wawe urabizi muzehe ngewe nta mafaranga nabona yo kurerera rubanda urumva uzayashake rwose ngewe nzajya gukoresha ibizamini by'uturemangingo biriya bita ADN ninsanga atari uwanjye amushyire se kuko nta mafaranga nabona yo kurera umwana utari uwanjye umwana uvukiye iwawe ari uwawe gawe nta kindi nta rubanza nta mpagarara icyo ugomba kwihutira gukora ni ukumutendera noneho nawe akakubyarira urumva bagakurira rimwe noneho bikaguha imbaraga zo kubitaho wumva ko urimo kugira neza umwana wawe cyakora da iyo nama niyo nagura imyenda 2 nkumva ko hari unshyiriye umwana wanjye nibura ibyo byanyorohera kurusha kugura umwe nshyiriye umwana w'abandi rega n'umugore azaca bugufi ipfunwe rishire urukundo rwiyongere kuko azaba agufitiye umwana akubahe noneho n'inshuti zawe atangire kuziyumvamo kandi ano nanga kuri njiji no muri usaha na ahantu hanzanye muri mukubita umwica umva ko nakuzanye nyine nyamara wowe nta bushobozi ufite bwo kongerana no muri mukubita umwica na muhambi umva ngiye nanga gasuzuguro nimba wumva ushaka kuntirira ko waje kungura umbwire nigendera usigare mu mayoga yawe wenyine urankanga usunkangamiye iki niba ushaka kugenda genda cyangwa ukeka ko nashatse dusangira namubura ukagira ngo sinagenderega genda ndakubwira nta hantu twaje ni habukwiriye kunjyana ahantu heza ugatangira kuntirira ngo niwe wanzanye ubuse ngiye utaraba mukanziza nta gihe najyaga nkujyana ko nakubahaga se nkakujyana ahantu hazima wakumva ngo waranjyanye yagira ngo si kabiri niba atari na rimwe gusa umva nigashaka kabigice mfa kuba narakujyanye kandi nkakujyana ahantu hazima hatari muri mukubite nk'iyi ngiyi hanyuma se ngewe nakujyanye kangahe kandi nkujyana ahantu hanahenze harenze no mu mahoteli wakabimenye se nyine ko wajya kunjyana ahantu hazima none ntureba n'igihe gishize tutabonana naho tubonaniye ukanzana ahantu nk'aha ngaha koko ikibazo cyawe nuko utajya ushaka gukoresha akenge niyo ryaba isagonda rimwe ubusubiye ko ndi umugore w'umugabo ntakwiriye gusohokana n'abasore ibyo se bivuze iki ntiwambwize yuko yagiye i Kigali mu kazi kandi agomba kumarayo iminsi ibyo se bivuze iki se ahubwo nyine nta nshuti se yasize ino ubu se nta bavandimwe afite
kuki utumva ko abo bose hari uwo dushobora guhurira ahantu akaba arambonye akandika ariko rero nimba ari ukwishahisha n'uwo mwahurira hano nawe yakubona kandi akakureka akabari kameze gutya nta nshuti ya nziza yakinjiramo adakoreye bose ndabazi kandi hagize n'ukinjiramo akambona ntabwo yakwemera ko ari jyewe kuko bose barabizi ko nirata ntashobora kwinjira ahantu nk'aha ngaha aha kereka atari ibyashatse ko yakubona akakumenya ndetse akaza akanagusuhuza ibyo mvuga ndabizi yewe nta muntu nzi wakwemera ko ari njye wabonye hano ngaho utekereza ahantu nawe ubwawe haguteye isoni kuhicara urumva ari jyewe bahakekera ikindi kandi hagize n'umbona akabibwira nziza ko yambonye hano nziza yamwamaganira kuri kuko arabizi ko no mu nzozi ntarutanywera ahantu nk'aha ngaha rwose cyakora uzi ubwenge da abo nziza nawe yaho bagiye muri za kazi azi ngo yasize umugore mu rugo ye cyane bikomeye mu kanya yanampamagaye ndamwihorera ngo atumve urusaku ruranga akambaza aho nagiye reka ubazi ko mbikiriye umwana ariyo mpamvu nanze gufata telefone ngo ntamukangure yego rwose niko se umuriye abundi umwana wanjye ameze ati arakura neza nta kibazo afite ikibazo se cyavaye yitaweho ameze neza harya imbuto akanywa amata urumva yabuzwa n'ikigukura ariko se umuriye reka nkubaze kuki wampereye umwana ifasha abera atarageza ku mezi 6 amva ye ubu ngubu ntabwo uzi yuko umwana agomba konka nta kindi kintu avangiye kugeza yujuje amezi 6 bakure ko usarenga umwana wawe bamuhibikire biki umwana wanjye nyine nagombaga kumwonsa se gusa warampahiye soni wanguriye igikoma ni iki wakoze kugira ngo amashire kaboneke na nziza ubyishyura ntaransakuriza ngo rirose none ubu utagize n'icyo umariye umwana wawe uraza uteza ubwega gusa telefone y'umuhungu yabaye ko atayifatara n'ubu se ntabwo ayifata ni mpamoda ibaze mwongere ndebe wongere imwe natayifate duhite tumwihorera kuko ndumva ari kudukereza rwose kanongere wamugane bari amahorora nka data yikuyeho nanone umva twigendere tumwihorere niba ruzaradusangayo ibyo twaba dukoze se urumva ari byo diya niba twaravuganye ko tuzahorera hano saa 8 tugahita tugenda urumva twamusigane tube tumuhemukiye wese ko yaduhemukiye none se nyine niba twaravuganye saa 8 saa 9 zikaba zigeze ataraza tukaba tunamuhamagara ntayifate urumva we ataduhemukiye koko nyine nawe yahemutse ariko se urumva niba yahemutse natwe niduhemuka turaba tumurushije iki ntuzi ko ikibi gikosozwa icyiza none se uragira ngo tubigenze dute dutegereze umuntu tutazi n'igihe azira byaruta oya iyo ababyibura yanatwitabaga akavuga ati nagize ikibazo iki n'iki cyangwa se ndi mu nzira ngeze aha n'aha byaba ari byiza kurushaho reka n'ubundi buriya nta buzimbogamizi yagize ariko gahunda yarayibuka reka tube tumutegereje mu kanya wenda arabaje ngaho reka twihende iminota 30 byibura saa 9 n'igice nizigera ataraza ubwo turete dufata umwanzuro twijyane cyangwa se tubireke izo ziragera yaje kandi nawe ataraza byibuza ndaba maze kukubwira kandi ku mutima nizere ko hatari wakangonanwa gusa ako karagashya mva Shadia ukuri rwose umutima utamirijwe urukundo ngukunda nta kuntu wagera amakangonono use kageramo gace koko utumutima umutima utamirijwe mu rukundo maze igihe kingana n'ibinyejana by'imyaka ngukunda narabuzeho ngo hera reka tureke kuvanga amadosiye da ndekeze naze tujya gusura undi mwana ibindi tube tubiretse reka n'ubundi nta kitubuza kugenda ariko reka tugende nibura umbwiye uko ubyumva ubwo si byirumva nabyumva ntedimo ngo ubyumva ute nyine wambwira uko byakiriye
nimba ari byiza cyangwa se wumva ari bibi gusa kuri njyewe ni ukuri kumvuye ku ndiba y'umutima pe kandi si uburuje n'inshuti zimpora hafi zizi neza ko maze igihe kitari gito nkugendana ku mutima wanjye ariko narabuze aho nguhera ariko rwose ibyo ni urucabana Edimo nta muntu wakwakira nabi ko akunzwe ntawe wakwakira nabi ko akunzwe ariko nyine wambwira niba nawe nkunda cyangwa se ari njyewe ugukunda njyenyine wowe nta rukundo na ruke mfitiye shyiramo inzoga nywa ariko uranyima inzoga ubundi hari izo we waguze yewe muri rekeraho nuko utangiye gusinda pe gasinda marike eshanu ndasinda se wanguriye wa mushenzi we shyiramo inzoga nywe n'umugabo wanjye nziza wo ziguze umva ndabizi ariko byibuze reka ngutumireho agafanta gakonje sibyo nta mitobe nshaka kunywa shyira mu kirahure cyanjye inzoga nywe niba utabishaka utahe wasinze umurisa